igihe kirageze ureke ibyo urimo byose ushakisha ukuri Bibiliya itubwira kuzakubatura ni ukuhe? Uko kuri utabwirwa Bibiliya ikubwira ngo ushake kuzakubohore ni ukuhe kuri? Abantu banyotewe n'ukuri muri ino minsi. Abantu bashaka ukuri amanywa n'ijoro kugira ngo bamenye ibyo babeshywe byose imyaka n'imyaka. Ese igihugu Imana ivuga cy'isezerano ni ikihe? Ubwoko bw'Imana ni bande? Ese abazungu babigenje gute kugira ngo bakorere umwirabura iyozabwonko kugeza na n'ubu tukaba tutarabwibohora? Ese ni ikihe gihugu Imana iri kubwira ngo reka ubwoko bwanjye bugende bunyambaza? Ni iki kizatera amakuba y'imperuka? Abantu babwirwa ko hazaba amakuba y'imperuka ariko ntibabwirwa ikizayatera. Ni iki kizayatera? Ibibazo byose ubashije kubisubiza nibwo wabona ko uri mu nzira zo kumenya ukuri kugira ngo ubohoke. Tuzi neza ko Imana ivuga ngo abantu bayo baribwa kubera kutamenya, kubera kutagira ubwenge. Ubwo bwenge rero umuzungu yabukoreye iyozabwonko imyaka n'imyaka, ibihe byose. None igihe ni iki cyo kugira ngo ukanguke umenye uwo uri we kugira ngo usubirane imbaraga n'ubutware wahoranye na kare. Ese ibyo birimo byose hari icyo bikumarira? Bireke ushakishe ukuri, umenye ukuri, kuko ukuri niwo kuzakubatura. Ndabikubwiye ntugire ubuntu kugira ngo umenye ukuri, kuko ibyo babigisha byose ni ibinyoma byahinduwe n'abazungu mu myaka yahise. Ariko igihe Imana yagennye nk'iki yaravuze iti bizageraho byose bijye hanze abantu bamenye ukuri. Uko kuri rero uri kwirukanka cyane ku muvuduko w'urumuri, uwo gushakisha akakumenya niwe uzabohoka. Wisigara inyuma rero, nawe ushakisha ukuri ubohokere muri Kristo, ushaka ukuri nyako, uko ijambo rigomba kwigishwa atari ibyo abazungu batubeshye. Ngaho rero mukomere ku ijambo kandi mukomere ku kuri, tugushakishe kugira ngo tubohore, kuko igihe ni iki. Murakoze, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.